abemera tukanagendera ku mategeko 10 y'Imana, irya munani ritubuza kubeshya cyangwa kubeshyera abandi. Ntuzabeshye cyangwa ngo ubeshyere abandi. Kubemera kurenga kuri ibi ni icyaha gishobora kukugeza mu muriro utazima. Usibye no kuba kubeshya ndetse no kubeshyera abandi ari icyaha gihanwa n'Imana, hari n'urwego bigeraho n'amategeko y'igihugu agahana iki cyaha. Ariko ntabwo ari ababyeyi benshi mu isi bashobora kwerurira abana babo batatu ko bakunda cyane umwe muri bo kurusha abasigaye, cyangwa se ngo abagabo benshi berure babwira abagore babo ko hari igihe babareba bakabona atari beza nk'uko babashatse bameze, cyangwa se ngo ubwire umwana wawe ko ufite ubwoba nyuma yo kumva urusaku mu ijoro, cyangwa se ngo umubwire ko Père Noël atabaho. Ni ibintu tudakenera kwigishwa n'umuntu uwo ari we wese, kuko benshi muri mwe mwigeze kubeshya ko murwaye kugira ngo mutajya ku ishuri. Hafi ya twese amadini dusengeramo cyangwa se indi myemerere dufite itubwira ko kubeshya ari icyaha, ariko ntabwo bibuza ko umubare munini muri twe ari ababeshyi. Tubeshya kubera inyungu runaka. Nta muntu ubeshya atabifitemo inyungu. Kuri twe kubeshya byabaye ibintu bisanzwe, ndetse bisa naho ari cyo cyaha gito, cyangwa se iryo tegeko twica tukumva nta kibazo mu mategeko 10 abakristo basabwa kubahiriza, kugeza nubwo kubeshya twabigeneye umunsi umwe mu mwaka, itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4. Kugira ngo tumenye uko bigenda mu bwonko bwacu iyo turimo kubeshya, turifashisha ibyagiye byandikwa n'abashakashatsi ku myitwarire y'abantu, barimo witwa Philippe Kaizen wanditse igitabo yise Détection des mensonges contre mentalisme. Turagaruka kandi ku buryo bukoreshwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa se inzego z'umutekano mu gufata ababeshyi, haba uburyo bukoresha ubuhanga mu myitwarire ndetse n'uburyo bukoresha ikoranabuhanga. Turagaruka ku cyiswe uburwayi bwo kubeshya cyangwa se mitomani. Ese iyi ndwara ibaho? Uyu munsi ndetse n'ejo hashize birasa naho ikinyoma ari cyo gituma isi yikaraga, ariko se byagenda bite tubaye mu isi y'ukuri gusa, aho nta muntu n'umwe ubeshya undi? Iki kibazo hari umunyamakuru w'umwongereza wakibajije, Cathal Moro. Uyu yavuze ko ubeshya gake muri twe abeshya nibura inshuro 6 ku munsi, bivuze ko intungane muri twe ibeshya ibinyoma 2190 mu mwaka. Cathal Moro we yabashije kubeshya ibinyoma 0 mu mwaka. Iminsi 365 nta muntu n'umwe yabeshye, yewe n'umwana muto cyane. Cathal Moro asa n'uwiremeye isi ye itagira ikinyoma. Ibi yabyanditse no mu gitabo yise My Year Without Lying. Iwacu twigeze guhura n'ikibazo gishingiye ku ibanga rikomeye mu muryango. Twamaze imyaka myinshi tuzi ko mukuru wanjye afite umugore. Uwo mugore babanaga yaje gusama inda, hanyuma twitinda kugeza ku mezi 9, ariko uwo mwana aza kuvuka apfuye. Mbere gato yuko ntangira umwaka wanjye wo kutabeshya, uwo mugore yaje gupfa, hanyuma tuza kumenya ko atari umugore ahubwo yari umugabo witwaraga nk'umugore. Ntabwo ikibazo cyari ukuba mukuru wanjye yaramaze imyaka tubeshya ko abana n'umugore nyamara ahubwo ari umugabo, ahubwo ni uwo mwana batubeshye ko yavutse apfuye tukamukorera ikiriya, ababyeyi bakarera cyane, nta wari warigeze abaho. Cyari ikinyoma cyambaye ubusa, byose byari ibinyoma. Ubuzima bwa mukuru wanjye bwose bwari ibinyoma. Byashwanyaguje isura nari mfite kuri mukuru wanjye. Yamaze imyaka 7 yose abana n'umugabo. Bahimbye uwo mwana mu gihe twari twararenzwe n'ibyishimo igihe yatubwiraga ko umugore watwite. Bari baramaze guhitamo izina bazita uwo mwana, hanyuma twese twisanga mu kiriyo cy'umwana utarigeze abaho. Nyuma y'icyo kiriyo, Cathal Moro yahise afata icyemezo cyo kutazigera yongera kubeshya. We niyo arimo gusomera abana b'inkuru mbere y'uko baryama, iyo ageze aho banditse ngo nuko iyo nyoni ibwira uwo muntu, wahita yerurira umwana we ko inyoni zitavuga. Abana be bamenya kuvuga bazi neza ko Père Noël atabaho. Natekerezaga ko bitashoboka kubaho utabeshya. Ku ruhande rumwe byateje ikibazo, ariko ku rundi ruhande birasa n'ibyamfunguriye isi. Ibibazo byagiye bivuka nk'igihe umugore we yabaga amubajije niba yarabyibushye, akisanga agomba kumubwiza ukuri nubwo umugore atari byo yabaga akeneye kumva. Twese tubeshya kubera inyungu zacu, bitewe nuko tuvuze ukuri byatugiraho ingaruka cyane cyane mu bibanire yacu. Niyo mpamvu nta foto yo kuri Facebook ibura abavuga ko ari nziza, nice picture. Ibisa n'ibisobanura ko niba ukuri kose ari kwiza, bigomba kuba bitoroshye kukumva, kuko Cathal Moro wiyemeje kumara umwaka wose atabeshya, rimwe na rimwe ahitamo ko bamubeshya ku ngingo zimwe na zimwe kurusha uko bamubwira ukuri. Ese rimwe na rimwe nkunda ko umugore wanjye mbeshya? Yego nibyo. Kuva kera nabangamiwe n'ibiro byanjye, kuva ndi umwana byarampangayikishaga cyane, ku buryo umuntu yambwiraga ko niyongereye ibiro byanteshaga umutwe cyane. Birasa naho hafi ya twese dukunda ko abantu batubwira ko turi beza, nubwo twaba tuzi neza ko batubeshya. Bitworohereza ubuzima.
ibyo Katal Moro yakoze byo kumara umwaka nta muntu abeshye birasa n'umwihariko, ariko umwihariko ushimangira ihame ririho. Ihame risa n'irifatanye n'imibereho yacu kuva tukiri abana bato cyane, nk'uko byemezwa na Madame Danielle Dalloz, umuhanga mu mitekerereze yacu. Impamvu ikinyoma gitera intebe mu bantu nuko umwana ukiri muto ukeneye ko bamukunda, iyo yiyumvisemo ko ashobora kuba arimo kuvuga ibintu umuntu mukuru adashaka kumva, ahitamo guhisha ukuri cyangwa ibyo atekereza, agahitamo kuvuga ibyo umuntu mukuru yifuza kumva. Nta muntu n'umwe uba yamwigishije uko babeshya n'inyungu ziri mu kubeshya. Hasigaye kumenya noneho uburyo n'ikigero cy'imyaka umuntu atangirira kubeshyaho. Madame Danielle Dalloz ibyo yabikozeho ubushakashatsi, maze afata abana 10 bari hagati y'imyaka 3 n'6, abashyira umwe umwe mu cyumba cye kirimo kamera ihishe, ariko icyo cyumba kirimo na za bombo nyinshi. N'ubushakashatsi yise test du bonbon interdit. Madame Dalloz yasabye buri mwana mu bakorerwagaho ubushakashatsi kwicara agashushanya ku mpapuro yari yahawe, ariko ntihagire uhindukira ngo arebe agatebo karimo bombo inyuma aho ngaho cyangwa se ngo azikoreho. Madame Dalloz akirenga umuryango asohotse, buri mwana wese mu cyumba yarimo yari yamaze guhindukira areba za bombo, ndetse abenshi muri bo batangira kuziryaho. Abafite imyaka yigiye hejuru batangira kuzishyira mu mifuko, ariko nyuma babajijwe niba babashije kubahiriza ibyo basabwe, abato cyane muri bo bavugishije ukuri. 70% by'abana bafite imyaka 3 y'amavuko bavugisha ukuri mu buryo bworoshye cyane. Mu myaka 3 cyangwa 4 umwana bataramenya ko ashobora gusubiza ibyo abandi bantu bifuza kumva, nibwo abagitangira kuvuga, kandi atekereza ahita anavuga ibyo atekereje ako kanya, ibimuje mu mutwe byose ahita bivuga. Kutabeshya k'umwana nk'uyu nta bundi bunyangamugayo burimo, ahubwo nuko kubeshya bisaba ubwenge. Impamvu abana nk'aba batabeshya nuko baba batekereza ko ibyo babonye buri wese aba yabibonye. Niba umubajije ko yakoze ibi, ahita kwemerera ako kanya kuko abazi neza ko wabibonye. Ku myaka 7 y'amavuko buri mwana wese aba yaramaze kumenya umumaro wo kwiyoberanya no gukora ibintu byose kubera inyungu runaka. Ibi bitizwa umurindi n'uburyo umwana unganuka abajijwemo ikibazo. Iyo umubaza usa n'umwinginga cyangwa se umwereka ko muri inshuti, ukamusaba kukubwira ibintu runaka, bituma akubwira ibiri bugushimishe. Ntabwo yihanganira kukubwira ibyo udashaka kumva kandi urimo kumwereka ko wamukunze ko muri inshuti. Ku mwana nk'uyu iyi niyo nyungu iri mu kinyoma. Iyo amaze kurenga iyi myaka, umumaro wo kubeshya uba wamaze kumwinjiramo, noneho yagera mu myaka y'ubukure bigahinduka uburyo bw'imibereho, cyane ko noneho aba anafite ubwenge bwo gusigiriza ibinyoma ku buryo byakirwa neza. Uhereye ku maseri y'amafilme duhora tureba ukageza ku bitabo dusoma, ababeshyi nibo bagira inyungu nyinshi mu buzima. Iyi niyo mpamvu inyandiko nyinshi za Jean-Jacques Rousseau zihamagarira abantu bavuga ko bazi ubwenge kutumva ibyo babwiwe gusa, ahubwo bajye bihutira gushaka ibitavuzwe, bitewe n'uko kuva isi yabaho ikinyoma cyayifashe mu mwanya w'imbere. Hashize igihe kinini ibanga ry'ikinyoma ryibazwa na Madame Claudine Bilan, impuguke mu mitekerereze n'imibanire, wanakoreye igihe kinini Minisiteri y'Ingabo y'Ubufaransa. Ibi yanabyanditsemo igitabo La psychologie du menteur. Habaho ubwoko bubiri bw'ibinyoma. Hari ibinyoma bita altruiste, ari byo binyoma biba bigamije kutababaza abandi cyangwa bigamije gushimisha abantu. Hakaba n'ibinyoma bita mensonge égoïste, ni ukuvuga bigamije inyungu runaka. Icy'ingenzi muri ibi binyoma byose nuko ikinyoma kiba kigamije inyungu runaka. Mensonge altruiste nibyo bituma mutabwira umuntu ko uruhinja rw'atari rwiza. Niyo mpamvu buri foto kuri Facebook iba ari nziza nubwo yabitagaragara neza, mu gihe mensonge égoïste ari igihe wabeshya umuntu ko nta mafaranga ufite kugira ngo utamuhaho. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa kuri iyi ngingo bwagaragaje ko abagore bakunda kubeshya mensonge altruiste cyangwa se bya binyoma bigamije kutababaza umuntu, mu gihe abagabo benshi babeshya mensonge égoïste, ibinyoma bigamije inyungu ku mubeshyi. Nubwo abagabo n'abagore batabeshya kimwe, ariko bose barabeshya. Uyu munsi ibinyoma byinshi biba kuri internet kurusha mu buzima busanzwe. Hari abashakashatsi muri Boston na Chicago muri Amerika bavuga ko kuri internet umubare munini w'abagabo bagerageza kureshya abagore babeshya ku mwuga bakora, ibyo binjiza nuko bangana mu birebana n'igihagararo, mu gihe abagore bo bakura ibiro bike ku byo bapima n'imyaka mike kuyo bafite. Niba isi ya internet yuzuyemo ibinyoma, isi y'inyamaswa ntabwo ariyo yasigaye. Birasa n'ibitumvikana vuba uburyo inyamaswa zibeshya nyamara zitavuga. Nibyo, inshuti zacu z'inyamaswa zifite ubushobozi bwo guhimba ibintu bitigeze bibaho kugira ngo zigere ku byo zishaka.
bibaho kenshi ahantu hatuye inguge, ariko aho abashakashatsi babashije kubibona ni muri Costa Rica. Aho inguge ziba buri gihe haba harimo imwe ikora uburinzi, yabona ikintu ikeka ko ari icyago ikavuga kugira ngo izindi zijye kwihisha. Ni uburyo bushingiye ku cyizere, kuko inguge ishinzwe umutekano irizerwa cyane, maze yavuga izindi zikiruka zikihisha. Inguge zafashwe amashusho n'abashakashatsi muri Costa Rica, zo ishinzwe kurinda yanyuzagamo igatanga intabaza nta kintu na kimwe kibaye, ahubwo ari uko ivumbuye igi ishaka kurya itari isangiye na ngenzi zayo. Yavugaga nk'itabaza, izindi zikajya kwihisha, ikabona kurya igi ryayo. Ibisa n'ibi uzabibona niba woroye inkoko. Uburyo agace gatwaramo inkoko nabwo bubamo amayeri ashingiye ku kinyoma, nko kumanuka hasi kagafata ubusa kagahita kihisha hafi aho paka gakuye umushwi muri za nkoko. Inyoni kandi zifite uburyo bwazo bwo guhisha ibyo kurya mu butaka, aho ishobora gukoresha umunwa igataba akabuto runaka, ariko ikagicukura n'ahandi igatabamo ubusa, mu rwego rwo kujijisha ngenzi zayo zishobora kuzaza guhiga izo mbuto. Iyo icukura imyobo myinshi igahishamo imbuto nkeya, izindi mbuto ikazihisha ahantu hizewe hatari handi yacukuye. Ni ikimenyetso cy'uko inyoni bishobora gutekereza iby'izindi nyoni zitekereza. Kubeshya ni ibintu byacu kuva kera kugeza ubwo abantu batekereje gushyiraho imirongo ntarengwa kugira ngo bitagira ingaruka nyinshi. Mu rukiko usabwa kuvugisha ukuri konyine, ntabwo wemerewe guca ku ruhande. Mu madini nabo bakunda ukuri cyane kurusha ikinyoma. Itegeko rya 8 ry'Imana ntabwo rigira umwihariko na muto: ntuzabeshye cyangwa ngo ubeshyere abandi. Guturuka kuri Musa, kwanga ikinyoma byakwiriye amadini yose. Gusa ibirebana n'iyobokamana bisa n'ibiburizwamo iyo bigeze mu nyungu cyane cyane za politike. Amakuru yafashwe n'inzego zacu z'ubutasi ndetse n'izindi ntabwo ashidikanywaho. Ubutegetsi bwa Iraq bufite kandi buhisha intwaro zikomeye zitigeze zibaho. Ni George W. Bush, perezida wa 43 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya magambo niyo yatangije intambara Amerika yarwanye muri Iraq mu 2003, intambara yakuye ku butegetsi Saddam Hussein. Abashakashatsi mu bya politike bemeje ko iki kinyoma ari cyo kinyoma gikomeye cyagize ingaruka zikomeye muri politike muri iki kinyejana, mu birebana no guhitana ubuzima bw'abantu benshi no gutwara amamiliyoni y'amadolari. Ibinyoma biri kuri uru rwego nibyo bikurikiranwa n'inkiko. Uyu munsi bitekerezwa ko ibinyoma byinshi mu isi ari bishingiye kuri politike no mu bashakanye, ariko hakaba ibindi byinshi bikorwa nk'umwuga cyangwa se nk'umurimo wo gutunga abantu. Uzabibona ku bazakubwira ko barwaje umuntu mu bitaro bakaba bakeneye amafaranga make yo kumugurira ibyo kurya. Ikinyoma nk'iki umuntu akagikora buri munsi. Ni ikinyoma kitemewe, ariko hari n'ibinyoma byemewe kandi bitunze abantu, nk'ibyo bita magie cyangwa se ibikorwa mu mikino ya poker. Wowe bigenza ute kugira ngo umenye umuntu ukubeshya? Ni ubushobozi twese twifuza cyane. Sebastien, Melisse na Nestor ni ababeshyi basanzwe nkatwe twese. Madame Claudine Bilan, muramwibuka, impuguke mu mitekerereze, yasabye aba bantu buri umwe kumubarira inkuru ebyiri, imwe y'ukuri n'indi y'ikinyoma, noneho wakishakiramo iy'ikinyoma. Bahereye kuri Sebastien. Yahise atangira kubara inkuru ze ebyiri. Iya mbere: njyewe nigeze guhura na Sani Mariek. Ni umugore mwiza kandi mwiza cyane kurusha uko tumubona kuri televiziyo cyangwa muri filime. Mubona hari habaye ikiganiro n'abanyamakuru. Njye nagiye kubona mbona abanyamakuru bose barimo kumfata amafoto nyoberwa ibyari byo, hanyuma mpindukiye mbona ari inyuma yanjye muri santimetero zitagera kuri 20. Même pas 20 cm de moi. Iyi ni inkuru ya mbere. Inkuru ya kabiri noneho: higeze kubaho igikorwa cyari cyitabiriwe na Jean-Claude Van Damme. Muri ibyo birori Jean-Claude Van Damme yahise atangira kwiyerekana azunguza mucako. Muri izi nkuru we wapfa kumenyamo iy'ukuri n'iy'ikinyoma? Bumwe mu buryo butagoye cyane bwo kumenya ko umuntu avugisha ukuri cyangwa se akubeshya ni ukumva impinduka zabaye mu ijwi rye ugereranyije n'uko asanzwe avuga. Nko muri izi nkuru ebyiri za Sebastien, iy'ikinyoma ni iya Van Damme. Ababashije kubimenya babanje gushingira ku kibazo yabashijwe, aho bamubajije izina rya salle yahuriyemo na Jean-Claude Van Damme. Ikindi ni agatwenge gasoza kagaragaza kudatuza cyangwa se kubangamirwa mu gihe cyo kubara inkuru. N'isura ye yagaragazaga kubangamirwa. Iyi nkuru ya Van Damme yayikoze yifashisha ibimenyetso by'amaboko cyane, nk'aho yabuze uko yifata cyangwa se nk'aho birimo kumusaba igufu kugira ngo abone amagambo.
ikindi umubaza ikibazo kirebana n'inkuru y'ikinyoma arimo kubara, arakwitegereza cyane ashaka kumva neza ibyo umubaza, ari nako atekereza icyo agusubiza kuri icyo kibazo. Birasa no gukora imirimo ibiri icyarimwe. Agomba kumva ikibazo ku bintu adafite icyo aziho, ariko kuko yishyize mu mwambaro w'umuntu ubizi, agomba kugusubiza atibeshye nk'umuntu uvugisha ukuri. Iki gihe umuntu nta nubwo aba ahumbya. Madame Claudine Bilan. Kimwe mu bintu bitangaje ku binyoma ni uko twese twibwira ko turi abahanga mu kuvumbura ibinyoma, ariko tukaba tutazi kubeshya. Nyamara ahubwo turababeshyi beza cyane, tukababaswa mu kuvumbura ibinyoma. Ikigaragaza ibi ni uko 18% by'ibinyoma tubeshya nibyo bivumburwa. Birumvikana ko niba ibinyoma byacu bishobora kuvumburwa bitanageze kuri 1/3 cy'ibinyoma byose tubeshya, nuko turi abahanga cyane mu kubeshya, kandi tubeshya nk'uko duhumeka. Gusa nubwo turi abahanga bo kubeshya tukababaswa bo kuvumbura ibinyoma, hari abantu baturusha kuvumbura ibinyoma. Abapolisi, abantu bakora mu nzego z'iperereza, baba bafite ubumenyi bwo kwifashisha ikintu cyose gifitanye isano n'ubazwa, bakamenya ahaherereye ikinyoma. Kubera kimwe n'aba bantu bamenya cyane kuvumbura ibinyoma, Olivier Genia ni umuyobozi w'abapolisi bahitwa Neuchâtel mu Bufaransa. On a affaire à une grande diversité d'individus, de catégories d'individus, des gens qui... Hano ni iwabo w'ibinyoma kuko duhura n'ingeri zitandukanye z'abantu barimo abafite inyungu mu kubeshya. Inshuro nyinshi ni abakekwa baba bafite inyungu mu kubeshya kuko baba bafite ibyago byo gufungwa. Tugahura kandi n'abantu bababaye cyangwa bahohotewe bakubwira ibintu bigamije kukwereka ko barenganye. Duhura n'abahohotewe babeshya, abatangabuhamya bashobora kubeshya. Duhura n'abana bigoranye kumenya neza aho baherereye kuko baba bashobora kuvuga ukuri kwabo kose bitandukanye n'abantu bakuru. Ibi bihakaza ukora iperereza ko kwitegereza buri kimenyetso gitangwa n'umubwira wese. Abakora aka kazi bemeza ko bitegereza cyane ibice by'umubiri nk'ibiganza. Iyo urimo uvuga yahuje ibiganza agasobekeranya intoki, nuko aba adashaka ko biza kumutamaza, aba yishakamo ingufu zo kwibwira ko akomeye nta cyapfa kumunyeganyeza. Abakora amaperereza iyo babonye ibi batangira gutekereza byinshi ku magambo barimo kumva. Amaso nayo ashobora gutanga igisobanuro ku kinyoma no ku kuri. Abakora amaperereza kenshi bitegereza imboni z'umutangabuhamya, bakareba aho areba n'umwanya amara areba mu cyerekezo runaka mu gihe atanga ubuhamya. Ku isura ho cyane cyane bareba uburyo umuntu akoresha isura ye mu kugaragaza amarangamutima. Ni amarangamutima agaragazwa n'isura y'umutangabuhamya mu buryo bwihuse cyane, ku buryo babirebera neza kuri video bafata umutangabuhamya nyuma bakazayisubiramo bayigendesha buhoro cyane, ku buryo bashobora no gushushanya uko isura yawe yari imeze. Gusobanura iki isura y'umuntu cyangwa se imirongo yigaragaramo ishaka kuvuga niyo ntego nyamukuru ya filime ya série policière Lie to Me. Filime igaragaza umuhanga uzi cyane kuvumbura ibinyoma, Dr. Kaller Lightman. Ikinwa ry'iyi filime ryaturutse ku muhanga mu mitekerereze w'umunyamerika Paul Ekman, wakoze ubushakashatsi bwinshi ku kinyoma. Yashyize hanze ubwoko cyangwa se imiterere y'ibimenyetso birenga 3,000 bikoreshwa amasura arimo kubeshya. Uwe birahagije ko umubwira umureba mu maso agahita amenya kubeshya cyangwa se uvugisha ukuri. Paul Ekman areba utuntu duto ukoresha isura utazi ko wanadukoze, kandi tumara igihe gito ku buryo akamenyetso kamwe gashobora kumara 1/25 cy'isegonda. Utu tumenyetso rero nitwo bwana Paul Ekman areba akakubwira ati aka kamenyetso ntabwo kajyanye n'ibyo uyu muntu arimo kuvuga. Ekman avuga ko 90% by'utwo tumenyetso tutajyanye n'ibyo umuntu avuga tuba twerekana ikinyoma. Utu tumenyetso tw'isura batwita micro expression. Ikibazo kiriho uyu munsi ni uko gukoresha ubu buryo bwa Ekman ku masitasiyo ya polisi bikigoye, kuko hari abanyabyaha cyangwa se abakekwaho ibyaha bazi kugenzura ibi bimenyetso byose ku buryo adashobora kuguha icyuho na kimwe. Kureba mu bitekerezo bya mugenzi wawe ukamenya niba avugisha ukuri nizo nzozi tumaranye imyaka itabarika. Mbere y'ikinyejana cya 15 mu Burayi abacamanza bashyiraga ifarini mu kanwa k'abashinjwa, maze ubuza amacandwe mbere cyangwa se uwo mu kanwa humye mbere icyaha kikaba kiramuhamye. Uyu munsi muri smartphone yawe ushobora gushyiramo gahunda cyangwa se application yitwa detecteur de mensonge, ukajya uyatsa ukamenya niba umuntu arimo kukubwiza ukuri cyangwa se niba kubeshya. Birumvikana uvuga agomba kuba avuga mu rurimi rwumvwa n'ibyuma by'abazungu.
mbere y'uko dutangira gutunga smartphone zigeze n'aho zidufasha gufata ibinyoma, abakora amaperereza bakoreshaga indi mashini n'ubu igikoreshwa hamwe na hamwe yitwa polygraphe. Ni imashini ifite ako bakwambika ku kuboko igapima umuvuduko w'umutima wawe igihe ubajijwe ikibazo, ndetse ikanareba umuvuduko w'amaraso yawe arimo kugenderaho, kuko kenshi iyo ubeshya imikorere y'ibi irahinduka. Uruhu rwawe rukora ku buryo ushobora no kubira icyuya. Ikibazo cyaje kuvuka kuri iyi mashini nuko baje gusangayo yipimira umuhangayiko w'umuntu kurusha ibinyoma, hanyuma ikoranabuhanga rizana ubundi buryo bwo gusesengura imihindagurikire y'ijwi umuntu arimo kuvuga, bakarigereranya n'uko riba rimeze iyo arimo kuvuga ibintu bisanzwe atari mwibazwa. Uyu munsi hari irindi koranabuhanga ryo kuvumbura ikinyoma. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babeshya kurusha ahandi hose mu isi, ariko ni nabo bafite ubushobozi buhagije bwo kuvumbura abanyabinyoma. Detecteur de mensonge cyangwa se imashini higa ibinyoma igezweho ni hano wayisanga. Hano hari ubushobozi bwo gukoresha ibyuma bakareba mu bwonko bwawe ukajya uvuga ibintu bakakubwira ko ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma. Ahitwa Boston mu 2004 sosiyete yitwa Cephos yashinzwe n'uwitwa Steven Leken, azi cyane ibirebana n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuvuzi bushingiye ku tunyangingo tw'umubiri. Afatanije n'abahanga mu ikoranabuhanga rishingiye ku mikorere y'ubwonko bakoze imashini ireba ibirimo kuba mu bwonko bw'umuntu igihe arimo gusubiza ibibazo. Bareba umuvuduko utunyangingo tw'ubwonko cyangwa neurone dukoresha mu gusubiza ikibazo, ndetse n'uburyo zone zimwe z'ubwonko zikora mu gihe umuntu arimo kubazwa ibibazo. Steven Leken avuga ko ubwonko bw'umubeshyi bugira akazi kenshi kandi bugakora ibikorwa byinshi icyarimwe kurusha ubwonko bw'umuntu urimo kuvugisha ukuri. Ubwonko bw'umubeshyi buravunika kuko aba agomba guhisha igisubizo cy'ukuri kandi bugasigiriza igisubizo cy'ikinyoma. Ibikorwa nk'ibi bikorwa n'icyitwa cortex singulaire antérieur, mu gihe ubusanzwe itumanaho risanzwe dukora bitadusabye ingufu nyinshi, bidadusabye gukoresha ubwonko cyane, rishyirwa mu bikorwa n'icyitwa partie orbitofrontale. Iyo urimo kubeshya ubwonko bwawe bukurura amaraso menshi ndetse n'umwuka mwinshi wa oxygene. Ibi umuntu agushyize muri bya byuma bireba mu bwonko nka scanner ahita abibona cyane. Ubwonko ntibubeshya. Ariko hari abandi bahanga bavuguruza ubu buryo bakemeza ko ubwonko bw'umuntu bushobora no gukora cyane kuko arimo kwitekerereza icyo aza gukora nava muri icyo cyuma barimo kumupimisha, hanyuma ibyo byuma bikagaragaza ko ubwonko burimo gukora cyane kubera ko abeshya, kandi ahubwo burimo gukora cyane kuko arimo gutekereza ibindi bintu byinshi. Steven Leken yemeza ko ubu buryo bwe bwizewe ku kigero cya 97%. Sosiyete ya Steven Leken ikora akazi ko gukemura impaka z'abantu bafite ibyo bakekana nk'abashakanye bakekana gucana inyuma cyangwa se abashinjanya ubujura n'ubundi buhemu. Abakiriya bacu ni abantu baza bavuga ko bavugisha ukuri, baba bashaka kugaragaza bidasubirwaho ko ibyo bavuga ari ukuri. Ntabwo ari abantu bazanwa na polisi cyangwa bafite ibyo babazwa n'ubuyobozi. Ni abantu baba bishakira kugaragaza ko bavuga ukuri. Abemera kwitabaza ubu buryo bwo kugaragaza ukuri kwabo bagaragaza ko nta nyungu bafite mu kubeshya, bikaba ariyo mpamvu bemera kwipimisha ngo ukuri kujya ahagaragara. Nibyo bagaragaza ko nta nyungu ihari yatuma babeshya kuko buri gihe tubeshya kubera inyungu runaka. Ariko habaho abandi bantu babeshya ku nyungu zidasobanutse cyangwa se zitagaragara, ndetse bakabeshya ibinyoma ubona bitakagombye kubaho. Bituma byitwa ko aba bantu babeshya kubera uburwayi, ndetse bwanashakiwe izina bwitwa mitomani. Aba burwayi bakitwa mitomane, ibinyoma babeshya bikitwa mensonge pathologique. Hari umushakashatsi witwa Cyril Malika uvuga ko ibinyoma bibeshywa n'abamitomane ahanini ari ibinyoma bigamije kwigaragaza neza mu bandi, ariko nta yindi nyungu ihari. Ibi ni nk'umuntu mukuru ushimishwa no kubwira abantu ko yahuye n'igikomerezwa runaka cyangwa se ko afite mwene wabo ukomeye mu buryo runaka, akabivuga agamije ko abantu bamumenya nk'umuntu ukomeye, ariko nta yindi nyungu abifitemo. Abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bemeza ko mitomani ari indwara ishingiye ku bibazo byo mu mutwe byo kutiyakira no kutemera icyo umuntu ari cyo, bigatuma ashakira ubuhungiro mu binyoma. Urwaye iyi ndwara avurwa hakoreshejwe uburyo busanzwe bukoreshwa mu kuvura abafite ibindi bibazo byose byo mu mutwe. Kubeshya twabikora kubera uburwayi cyangwa izindi nyungu
birasa n'ibititeguye kurangira kuko bishobora no gukorwa bigamije umusaruro mwiza cyangwa bigakiza byinshi kurusha ibyo byica.